mufata buhoro arabasha kwiruka cyo umuntu apica umuntu kabisa Okurugero arisigwa Simon mukuru w'entebe yo kubanza bw'ekyaro ekya Gishondori nashobora ngo arishanki 3 ezekiro nyuma abazyo Ayitsire murumuna wari kuteekateekwa kuba Ayitsire omukyaro ogu kandi nawe nuko kweta polisi eyamuramba kutaha mu nshongeze hari ku mugoroba nk'isaha 3 niho njewe umugabo witwa Ntagungira yantereye ari kumbwira ngo iwabo bishe y'umuntu uwo akaba yishwe na mwene se witwa Bayisige kandi uwo mugore we yishe ni umutwa noneho nagiye kuza nsanga koko yamwishe ubwo nsanze yamwishe ico nje nakoze twagerageje guterera polisi kuko imanza z'ubwicanyi n'ibindi birenze ibyo ntabwo baga bitureba twebwe nk'abacayimana nashobora halituri nayo mwesije omwisi ngo umuntu atwire arukuraza abantu becweke cyo batabyame kandi ayoshere na kwatwa abebyo kwirinda yarekurwa emirundi yerukinguro mu ryeshatu njewe izi village yanjiretse uwo mutwe wakazi utuyemo ariko abatwa batuye mu village yangateye uretse bazaga mu mwanya wacu bakabaramo bagataha baza mu beve yazabazemereza bazaga mu gasenda hano dufite agasenda kitwa koranya nimwe bakunze kugurira utumbu twabo ku mugoroba barangiza kugura utumbu twabo bagataha nje ku ruhande rwanje nta kibazo nari mfitanye n'abatwa cyangwa uretse uyu muturage wishe uwe ahubwo tunahoraga turi kumujana na mu polisi akaja no mu gihome bagafungura we yaratunaniye twebwe nka Chaimani dushakaga ico gukora nkanje nta gihome mfite Jessica Nyirabarera nyina w'umugenzi yacoborera okuyatunga amakuru go kufa kwa muhara none zo nabaye mvuye kudera gutsa insuro ngeze hano ku muhare aronka ndagiye ku muhare numva abantu n'igihogere bari gutabaza induru kizamuke ndavuga ati aba bantu ko bari gutabaza bari kwirukana ubuhoro abandi turi kugamba ngo ni ubuhoro atone ko ntabizi byari byo kandi ari umwana wawe umwana wanze ubuhe ati ko ari umukobwa yari kwa Faida uwo bise Faida yapfuye yarapfuye ugandi mbese apfuye gute abaturage bashobora okuwo mugenzi yabirashwirwe owa UPDF oyazarire amazara 3 atakashwirwe turunayo omuhiro magara genseje akamusigisaho ebyo kuriya binuzire yarafite abana 3 we yarabyaranye n'umusirikare ariko umusirikare we bamuhinduye asigari no mu rugo kwanye yasigaye no mu rugo sasa uno mugabo akazara mufata ku gato ari kugira ngo amusoze uriya mukobwa bumwe yarageragaho n'igihe cyo kumwanga akazaraza no kumutangira mu nzira nangwa bumwe yaba yabuze akirirwa ari kumushakisha kuko no gukira mpaka kugira ngo anamubone mukobwa apfuye asize abana 3 ntaho bavukana nta yarabana yararabundi mugabo be yari yaramunyaza umugabo yamunyaza undi mugabo aramusohoza ku gafu nayo besije we yayikirizangu egoko no yita omukazi we kandi yashoboranga babandize bageraho kurwana kandi batwire nibanyurana we no mcyara wogu arukumuraganisa okutwarinda kamuzarira umwana konka byona byabe byapsha njyaba intambara ikomeye kwa njyaba intambara ikomeye intambara cyawe niki ni ikibazo cyo kubambeshaga ngo afite inda yanjye kandi ntayo inda yawe akubeshaga ngo iki arambeshaga ngo afite inda yanjye kandi ntayo ubona ko niyo mpamvu wamwishe nicyo cyatumye tuyomba aba intambara ikomeye cyane kandi nyine ikabanyisha polisi yatayayiro mwanyoga yakora okutata kwayo eto yatwara umutumbi ahirwaru rya Kisoro mukabafu okuceberwa aito akorera amakuru ga polisi tine bigambo byayagambere ahanshongeje gasha kwa Adonia atwire ahabwata ya West